Yes reka masuze nizere ko mu mezi neza ngo muherere mu ntara enye zigize igihugu cyacu. Nge nabonye bucya we wabonye bimeze gute? Kiza no kuba yandikira muri comment. Uyu munsi ndi kumwe na Pastor Nonge namusuye kugira ngo twaje tuganire. Pastor. Yes. Muraho neza. Muraho. Suza abadukurikiye utangira isengesho ubundi gitangiye tuganire. Ndabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, umwumva ni Pastor John Karimbanyi. Turabakunda cyane kandi dushimira n'abadufasha ku buhanga bw'ibyuma kuri umuyoboro wa PCTV. Imana ibaha umugisha. Reka rero dusenge Imana. Turagushimiye mwami mwiza, tugushimiye ubuntu n'urukundo byawe, wakoze kutwemera ko duhura uyu munsi. Abagiye gukurikirana iki kiganiro, Mwuka Wera abakoreho natwe atuyobore mu izina rya Yesu, dutangirane nawe kandi tujye gusozanya nawe mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Reka ngushimire wowe bagiye ukwema kudukurikira. Ikiza nuko wabonera subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana buri munsi. Uko na uploadinze wajye ubona muri description cyangwa se muri notification ukabona akamessage karaje nawe ugatukanda tukabasha gukurikirana icyo Uwiteka atubwira. Ikiza nuko tuganira, ntabwo tuvuga ku ijambo ry'Imana cyane, tuganira no mu buzima bwacu busanzwe kugira ngo turebe ibiri gupfa, turebe n'ibigenda, tubashe ibiri gupfa tubashe kubikosora, biri kugenda tubashe kongeramo akabaraga. Buri muntu akubwira ngo urakoze uzongeremo imbaraga, suko abakubwiye ngo ugejeje aho ngaho ukora rekeraho, nuko akubwiye ngo ongera nawe. Iyo like ndayikeneye kuko urabukubwira ngo ongeramo imbaraga. Tera comment ibe nziza irimba, ariko menye ko turi kumwe. Ndi kumwe na Pastor iteka tuba turi kumwe. Base waraye wambwira ngo bwakiye gute, ukambwira Pastor yagusengera, Pastor yakugira inama, Pastor yakugeza kuri byinshi. Ini twa Olivier ntabwo ngeze mbibwira ko mujye yihanganira, ariko ikiza nuko mbasha kubamenya. Andika muri comment umbwire ngo nitwa kanaka, byo bine birahagije, menye yuko turi kumwe. Pastor umunsi nagatse muri bya bibazo byanjye byo nyihanganira, ndabaza cyane kuko mabona ari byinshi uri kuncalenjinga. Ndacyari mutoya Pastor, ndacyari mutoya. By the way ndacyari ingaragu, ese kuvuga yego. Ndacyari ingaragu, ntago ndashaka na n'igitekerezo cyajyo mfite. Yego. Uyu munsi naje kubaza Pastor, nawe umubazi. Biremeye kwandika muri comment, yajya hasi kwandika muri comment nawe ukabaza icyawe kibazo. Ndamubaza ibibazo bikeya ariko aransubiza byinshi. Pastor, kubera iki urubyiruko dutinya gushaka? Nanjye kanishyiremo. Urubyiruko rutinya gushaka ni urudafite kwizera. Ubundi ijambo rihagije. Avuze ngo ni ijambo ry'Imana, ntago turivuga cyane. Buriya rwa rubyiruko iyo rufite ijambo ry'Imana muri rwo ryuzuye, ntago bagagombye gutinya gushaka. Mu ncamake rero rimwe na rimwe hari igihe gushaka bifite icyambere ikinyoma Satani ajya babeshyeshya. Siko gushaka ari amafaranga. Icyo ni ikinyoma cyambere. Icya kabiri, imibereho n'ubuzima umuntu ababayeho. Ibyo kurya birya umwe bishobora kurya na babiri, bikarya na batatu no muzabyara. Icya gatatu, isi nayo igishobora gushuka abantu, ikagutinyishwa kwira ku bintu bikomeye, ugasanga umuntu agejeje ku myaka 30, kayirenza akagera 35, akayirenza akagira 45 atarashaka. Pastor, ikindi kibazo ngiye kubaza, nabwo nakubaza biki ariko uransubiza byinshi wowe. Watubwiye yuko impamvu tudashaka, nanjye nishyiremo rega ndacyari ingaragu, no kwizera guke. Nyuma y'iki kiganiro ajya gushaka nawe. Okay, tubyizere gutyo wenda ndamuraho ibiganza, ndabyizeye. None si Pastor, amafaranga yarabuze. Iki gihe yarabuze pe. Urajya guteganya gushaka, ukumva inkwano ni nyinshi. Naho uzaba ni heshi. Ni keshi ko abasore bajya kwa nyirabukwe cyangwa se bukwe, kuba yajya kubaza umugeni cyangwa se yabaza umukobwa se bimeze gute. Ukumva ugiye barakubwiye ngo se ufite akazi. Sako kazi ni bwoko ki? Fise Karina.
ntabwo ari Karina bakubwira Benz none Benz kera bavugaga Karina kera ari Karina kera ari Karina ubu ngubu hagezeho ngo izo bita za Barabas gusa ufite Barabas reka noneho ujye witabire kuri telefone nk'iyi ngiyi yanjye ntabwo natujya kuyerekana bigatushe witabire kuri iyi ngiyi aho ngaho urasebye ase pastor ni gute tubwira yuko ari ukwizera tubona n'imiryango twagakwiyemo abageni ibyo ngibyo ibyo nakubwiye ni ibibabuza ariko ubundi gushaka byubakira ku rukundo gusa iyo washoboye gukunda ukabona uwo ukunda nawe ugukunda ariko buriya abantu benshi ntago ushaka ntago ari ugomba gushaka ugukunda kuruta gushaka uwo ukunda ijambo rirakomeye cyane shaka ugukunda kurusha uwo ukunda uzi impamvu kuko rimwe na rimwe uwo ukunda ashobora kuba akunda n'abandi ariko ugukunda uwo nguwo ni ukwiye gushaka bahise inama y'umunsi uwo ukunda ashobora kuba akunda abandi ariko ugukunda uwo nguwo rwose numubona uzahita utera ivi ikibazo nyine kiba cyagaruka mu miryango ese pastor tuzinjira mu miryango gute warubajije ngo kwizera nuko bamaze kubona ugukunda icya mbere ni ukumenya ngo birashoboka abantu iyi minsi iyo bagiye gukora bije usanga agiye gukora bije ya miliyoni 10-15 ngo nibwo ashobora gukora ubukwe ntago bije ari ikora ubukwe icya mbere ni urukundo nicyo natangiriyeho icya kabiri ni umuryango kandi ntuzavuge ngo se umuryango turabizi neza abanyarwanda benshi usanga tudafite n'imiryango ariko icyo nacyo ntabwo cyaba ikibazo cyangwa kiba impamvu iyo wamaze gukunda urushako ni umugambi w'Imana rero wa mugambi w'Imana kuko Imana irashaka ko ushaka nawe ndahera kuri Olivier Imana irashaka ko ushaka rero nubyereka Imana ukayereka n'ugukunda wabonye Imana izamanuka ikoreye mu mbaraga zayo mu bumana bwayo Imana izakora ibitangaza abantu batangare murakoze cyane kutubwira ko ibyo ngibyo nge nemeyeho gake ariko ndemeye uraza kwemera naza kwemera pastor dusimbukiye none imbere gatoya kuri iki gihe usigaye ubona umugabo cyangwa se umusore ashyingiye n'umugore n'umukobwa mu mategeko ugabaye umugore we ngo ubuziraherezo nyuma y'amezi 2 y'atatu bataranabyara ukumva induru ngo divorce ese nuhe mudayimoni wateye mu miryango y'iki gihe n'abakuru kuko ujya wumva n'abafite abuzukuru muranyihanganira bafite abuzukuru n'abuzukuruza bavuga ngo nge nura mugabo nge na so dutandukanye ese pastor umudayimoni winjiriye mu miryango ni umudayimoni bwoko ki gutekereza ko ari umudayimoni winjiye mu muryango natangiye buriya ndonyamvuge bamwe ngo umwana apfira mu iterura no kuvuga ngo iyo ushatse uwo ukunda kandi nawe ngo ushaka ugukunda kuko ukunda abandi noneho rero kubera ko washatse uwo ukunda byanze bikunze washobora kuza yabonye ibintu bimwe bishira ariko urukundo nyarukundo ntabwo rujya rushira kubera rero washatse utagukunda azakwaka icya mbere akunda amafaranga ufite akunda imodoka ufite akunda inzu wubatse akunda imibereho ubayemo icyo gihe niyo mpamvu bakubwira uyu munsi mu Rwanda barakuvuga ngo ni 50-50 muzafata cya gihe ariko kubera ko nakundaga amafaranga ndabona amafaranga arahari ndabona inzu zirahari tugabane reka nkubwire umugani ngo tugabane wangu umeneraho kubera ko atagukunda urumva niyo uramugani waturutse tugabane ni wangu umeneraho kuko umutwaro wawe rwari urugo rero tugiye kugabana nitugabana rwa rugo tuba turukubise hasi ruraba rurangiye rero nsimbutse cyane icya mbere urugo nirwubakira ku rukundo ntabwo uzabona divorce muri rwa rugo urugo nirwubakira ku rukundo ntabwo uzabona bombori baterana imigeri muri rwa rugo ngo ribize mu rugo ikiganiro kiraza kuryoha niyo mpamvu rero
nagira ngo ngufashe ubwire ngo kunda ugukunda ukunda abandi none murangiza kuko ari wamushatse muzakundana. ubwo nimbona unkunda njye ntakunda niho handi divorce izatangira kuko nzatangira kurarikira abandi kubera yuko unkunda musize wowe yuko atazamba garuka neza nawe ngo shaka ugukunda kubera yuko agukunda binawe bizatuma umukunda yego kubera ko agukunda bizatuma umukunda ariko noneho niba ari wowe kubera ari wamukunze kandi yifitiye abandi akunda bizakugora kugira ngo agukunde kuri urwo ruhande kuko niwe ugomba gushaka nubwira ngo nshaka umukobwa unkunda naho se umusore n'umukobwa azavuga ngo nanjye nshaka umusore unkunda ibyo ntibizahurira he? Bibiliya iravuga ngo mu Befeso ibice 5:22 aho ngaho abwira ngo harimo amahame abiri bagore bagabo mukunda abagore banyu abagore mugandukire abagabo banyu. Noneho rero kubera yuko washatse ugukunda azakugandukira noneho nawe biroroshye kugira ngo none umukunde kuko yakuzaniye urukundo urarwakira umva ukuntu biryoshye umva wowe akuzaniye urukundo kubera ko aragukunda ubwo icyo akuzanira rwa rukundo wamaze kurwakira numara kurubona bazashobora kuba ari benshi bagukunda muri kwa gusenga kwawe uzakira urukundo rwa kanaka urusengero rwa rukundo rurangiza urwereka Imana izagushyigikira. Imana nimara kugushyigikira nta mwanzi uzigera asenya urugo rwawe muzasazana. Kuri iki gihe rero urukundo rwarakonje sinzi nawe narabibona cyane mu rukundo urakoze kuba iyo n'imvugo y'abiki gihe nge ntago nemera ngo urukundo rwarakonje. Ntago urukundo rukibaho pastor, ntago rukibaho pe. Reka ngusubize icyo ni igikomere, icyo bakita igikomere. We ngo urukundo ntirukibaho, icyo ni igikomere kuko urukundo ruri mu muntu. Umuntu Imana yaremye yamushyizemo urukundo. Rero iyo uvuze ngo urukundo ntago rugihari, ngo urukundo rwarakonje, ibyo ni ibikomere biri hejuru y'urukundo. Rimwe na rimwe by'ababyeyi bacu, by'inshuti zacu, abo tugendana nabo. Ariko nge ntago nemeranya no mu rubango urukundo rurahari. Ahubwo ibikomere ni byinshi. Abo acyakora abafite cyakora abo ngabo bafite ibi bikomere natwe nicyo tubereho abashumba. Ubundi mushumba ni umuntu uragira. Mushumba no wango wa muntu ufite igikomere yaje uramuganiriza, wamara kumuganiriza ukamusengera bya bikomere bikakira. Ese pastor ntango nyinshi ujye ubona bakugezaho ikibazo ndetse bari no mu murimo w'Imana ubona abadiyakoni kazi nyine barabigera itorero cyane kumva araje kugira ati rero pastor umugore wanjye arandagiye meze gutya na gutya. Ese usanga mu gusenyuka ko kurugo cyangwa se mu gusenyuka k'umuryango kamwita umuryango se kenshi uterwa n'umugore cyangwa uterwa n'umugabo? Buriya byanze bikunze ari umugore ari n'umugabo, iyo uwo mwanzi ashobora kwinjirira mu ruhande gute, muri buri ruhande urwo ari rwo rwose. Ariko iyo yinjiriye mu mugabo niho usanga umugabo gutaha ntashaka gutaha, urugo agatangira kujya kure y'urugo rwe. Niyihe mpamvu rero iyo byinjiriye mu umugore nawe atangira guhunga urugo rwe. Kandi mu gihe twibuka ko urugo ntabwo ari iriyanza abantu babamo. Ubundi urugo ni abantu, ni umugabo n'umugore n'abana none bagize urugo. Noneho abandi uko ari batatu bakagira urugo, bakubaka urugo. Urumva urugo rwubakwa n'abo bombi uko ari batatu. Iyo umwe afite ikibazo, babiri basigaye nabo ntago bashobora gukomeza kubaka. Umugore n'umugabo iyo bafite ikibazo, umwana nawe buriya kiramwafekta.
akaba ari n'ahandi bya bibazo bigenda bituruka, akaba ari bituruka. Nanone umugabo iyo afite ikibazo ntabwo umugore n'abana bashobora kugikemura. Nanone umugore iyo afite ikibazo ntabwo umugabo n'abana bagikemura. Ni nayo mpamvu uyu munsi nakubwira ngo dukeneye umugabo n'umugore n'abana bagomba kubaka unity, bubatse urugo, bagomba kubaka ubumwe hagati yabo. Pastor rero urakoze cyane, ariko nkubwira reka ukiri aho ngaho kugira ngo tugana no ku musozo. Ni ukuvuga ngo niba urugo ari umugambi w'Imana, aho Imana iri Satani aba ari aho hafi. Iyo hagize ukebuka rero agaha inzira Satani, aramufata, byanze bikunze wa mugambi w'Imana uraza Satani akawuvangira. Ariko icyifuzo naha buri wese wubatse urugo, wowe wenda ntago bikureba cyane, urugo rugomba kubamo icya mbere gusenga, amasengesho. Amasengesho iyo ari mu rugo na rwa rukundo burya ruraza, kuko usengera utagukunda akagukunda. Urasenga umuntu atagukunda akagukunda. Rero tugomba gusenga. Kabiri, tugomba gusoma ijambo ry'Imana. Abyumvise? Gatatu, tugomba kwizera yuko Imana ishobora byose, ibidashoboka ikabikora. Kane, tugomba kwihangana kuko washatse ntabwo niyo yaba ari musaza wawe cyangwa ari mushiki wawe ntabwo bashakana bagira aho ngaho ntazibana. Abanyarwanda ngo ntazibana zidakubitana amahembe. Gatanu, mugomba gukora, sibyo? Imirimo isanzwe gukora kugira ngo urugo rwanyu, kuko inzara iri mu rugo muzaryana nimuzaba kuryana. Nako kuntu usanga umugore agiye gushaka. Gatandatu, ahandi sensi ya gatandatu no kwizera ko urugo rwanyu rugomba kubaho kandi ari umugambi w'Imana. Ibyo bintu iyo bibuze mu rugo, rimwe na rimwe usanga urugo rubamo nyine za divorce twavugaga. Dusaba kugira ngo abantu badukurikiye muri aka kanya bafite ingo zifite ibyo bibazo, turahari kubasengera, turahari kubafasha no kubashyigikira no kubagira inama. Turahari kugira ngo buri wese wa mugambi w'Imana, Imana aho kugira ngo iguhombe yaguhombya. Imana aho kugira ngo iguhombe yaguhombya. Rimwe na rimwe hari igihe umugore wawe cyangwa se umugabo wawe hajya hazamo intonganya, hajya hazamo ibibazo, ukavuga ngo reka mbanze ngewe nigendere ninkora nzatunga. Ntabwo ushobora gutandukana n'umugore wawe ngo nurangiza ngo ndagenda ngewe bigende neza, kandi ngo ubuze imfura siko uravuga ngo ubuze imfura ati biheko. Iyo wamaze umugore wa mbere uvuga ngo iyo washatse uwa mbere bikanga cy'umugabo wa mbere bikanga, n'uwa kabiri navuga ngo ugiye kurwubakira noneho rujya inyuma ya rwa rundi. Abantu benshi wowe ihanganira umugore wawe, ihanganira umugabo wawe, kuko nujya gushaka undi wa kabiri bizaza ari bibi, none ujya gushaka bibe bibi cyane, none uzajya kurenga aho ngaho no gupfa, urupfu ruzazamo hagati. Rero mbasaba bene data mudukurikiye, urugo rwanyu reka rwubakwe n'Imana, mukunda Imana, mukunda igihugu. Imana izaba hafi yanyu, Imana izabashyigikira, kuko urugo ni umugambi w'Uwiteka Umwami Imana. Pastor, reka ngushimire cyane rero. Murakoze cyane. Kugubwa neza no kugumana ayo mavuta, kuko ni benshi agira hakura n'ahageze. Shimire wari udukurikiye, ngushimire cyane uhereye mu Rwanda, hanze y'igihugu cy'u Rwanda, muri Afurika, muri Australia, Amerika ndetse no ku mugabane yindi tutazi, ubasha kumugabane w'Uburayi, ubasha kumva ururimi rwacu. Barahari Abanyarwanda n'Abarundi, buriya n'Abagande n'Abatanzania bafite igice kinini kivuga cy'ururimi rwacu, ariko by'umwihariko umunyarwanda ku isi yose arahari, aranazwe ahubwo arazwe. Reka tubashimire cyane rero, mbwira Pastor ati Pastor ongera utushyire imbere y'Imana, uturagize Uwiteka kugira ngo tubashe gusoza mu mahoro, ndetse iri jambo tumaze kumva urishyigikiza amagambo meza y'Uwiteka, ndetse urishyigikiza isengesho. Numvise ko isengesho ari imbaraga ishobora kumenagura ibikuta bikomeye cyane. Pastor, dusengere tubashe na
Imana ibaha umugisha. Umwuka wera iyo ari mu rugo nta ntonganya zibamo. Ushobora kuba ukeneye ko tugusengera kubera urugo rwawe muri iyi minsi udukurikiye. Ushobora kumpamagara kuri iyi telefone 07 88 43 00 85. Wampamagara kuri iyo telefone. Rero nagusengera byakoreka, nagusengera, wazampamagara tugasengana, nagusengera nkaguha n'ubuhamya n'abandi bubatse ingo zabo kubera inama twagiye tubagira. Ikibazo ni icyawe Mwami Imana, kweretse umugabo, kweretse umugore bankurikiye muri aka kanya. Reka ubuntu n'imbabazi ibyo bibasange abari bagiye gusenya ingo zabo mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana bakimara kumvira ijambo bongere bumve babe bashiri na bashushu mu izina rya Yesu Kristo. Mana bakimara kumvira ijambo Uwiteka Nyiringabo Imana ububake kandi ububakire. Mana turasenze mu izina rya Yesu Kristo, imbaraga zose z'umwayi Satani zazaga gutera ayo mago izikongere kubageraho ubutware n'ubushobozi mu izina rya Yesu Kristo. Imigambi y'abarozi n'abapfumu n'abakonikoni, imigambi mibi y'ikuzimu, imbaraga na za karande zisenya amago mu izina rya Yesu Kristo turazirukanye. Twirukanye umwuka wa divorce, twirukanye umwuka wo gupfakara, twirukanye umwuka w'ubupfubyi, kuko nabo bana nabo bajya baba imfubyi kuko ababyeyi batandukanye. Uwiteka Nyiringabo Imana ngwino ububake, kandi ijambo ryawe rirambwira neza ngo uzatwubaka, kandi nutwubaka tuzaba twubakitse. Ngwino ububaka abagabo, ububaka abagore, kandi Uwiteka Nyiringabo amago yabo yongera abonemo amahoro n'urukundo, ntihagahoremo ribu ahubwo hahoremo umwuka wera mu izina rya Yesu Kristo. N'ibyo tubyizera, amen. Amahoro ya Kristo abane namwe. Nawe shimire Pastor ikiganiro cyiza utugejejeho muri hangana bwari butangiye kutwirana, ariko turabakunda cyane. Ciao ciao.